Urusenda ruraryana cyane ariko burya ni kimwe mu birungo bikundwa na benshi ku isi kandi ibi byamamaye kuva kera. Urusenda ruzwiho gukiza indwara zitandukanye zibasira ubuzima bwa muntu. Urusenda ruzwiho kugirira akamaro ubuzima bwa muntu. Kuryana cyangwa gukara k'urusenda bituruka ku binyabutabire byo mu bwoko bwa alkaloid birugize. Urusenda rugizwe n'ikinyabutabire cyitwa capsaicin. Urusenda rugizwe n'ikinyabutabire cyitwa capsaicin. Urusenda rugizwe n'ikinyabutabire cyitwa capsorobin. Urusenda rukiri ku giti uko rugenda ruhindura ibara ni nako intungamubiri zarwo zigenda ziyongera. Ese urusenda rubamo iki by'umwihariko? Rubamo izihe vitamine? Ese ni akahe kamaro k'urusenda ku buzima bwa muntu? Ese ni iki buri muntu urya urusenda akwiye kwitondera ndetse no kwirinda? Ibi nibyo tugiye kubaganizaho muri iki kiganiro. Reka mbanze mbashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, bityo murabizi ko batabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba kandi nibwo buryo rukumbi buzajya bugufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa se hari icyo wifuza kutwunganira, nyabuneka twandikire muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wafashijwe n'ikiganiro tubagejejeho kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Tubahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza ku bigize urusenda, ibintu bitandatu bigize akamaro karwo n'ibyo umuntu akwiye kwirinda ku rusenda. Ese urusenda rubamo iki? Urusenda rubamo ibipimo biri hejuru cyane bya za vitamine zitandukanye. Si ibyo gusa kandi urusenda rubamo ibipimo biri hejuru cyane by'imyunyungugu. Iyo ufashe urusenda rungana na garama 100 wasangamo ibi bikurikira. Uru rusenda rubamo vitamine C ku kigero cya 240% y'ibyo ukenera ku munsi. Uru rusenda rubamo vitamine B6 ingana na 39% y'ibyo ukenera ku munsi. Uru rusenda rubamo vitamine A ingana na 32% y'ibyo ukenera ku munsi. Uru rusenda rubamo umuringa, kwiva cyangwa kopa ingana na 14%. Uru rusenda rubamo ubutare, fer cyangwa iron 13%. Uru rusenda rubamo potassium ingana na 7%. Ese ni akahe kamaro k'urusenda ku buzima bwa muntu? Akamaro ka mbere k'urusenda ku buzima bwa muntu. Urusenda rugisarurwa, yaba urw'icyatsi cyangwa se urusenda rutukura, ni imvano ikomeye cyane ya vitamine C. Iyi vitamine C ni ingenzi cyane mu mikorere y'umubiri kandi yitabazwa mu gukora collagen. Iyi proteine dusanga mu rusenda ni ingenzi mu kubungabunga udutsi tw'amaraso. Iyi proteine dusanga mu rusenda ni ingenzi mu kurinda uruhu. Iyi proteine dusanga mu rusenda ni ingenzi mu gufasha ingingo z'umubiri ndetse n'amagufa. Guhora urya buri munsi ifunguro rikize kuri vitamine C dusanga mu rusenda birinda indwara zitandukanye za infection zishobora kwibasira umubiri kuko vitamine C yongerera umubiri ubudahangarwa. Guhora urya buri munsi ifunguro rikize kuri vitamine C dusanga mu rusenda birinda umubiri kubyimbirwa. Guhora urya buri munsi ifunguro rikize kuri vitamine C dusanga mu rusenda birinda n'indwara yo kubura vitamine C. Iyi ndwara igaragazwa no kuva amaraso mu menyo cyangwa kugaruka kw'ibisebe kandi byari byarakize. Akamaro ka kabiri k'urusenda ku buzima bwa muntu. Ikinyabutabire twavuze ku ntangiriro z'iki kiganiro cyitwa capsaicin, kimwe n'izindi alkaloid ziri mu rusenda, ubushakashatsi bwerekanye ko zifite ubushobozi bwo kurwanya bakteri.
Ubushakashatsi bwerekanye ko kandi ibi binyabutabire dusanga mu rusenda bifite ubushobozi bwo kurwanya kanseri. Ubushakashatsi bwerekanye ko kandi ibi binyabutabire dusanga mu rusenda bifite ubushobozi bwo kurwanya diyabete. Ubushakashatsi bwerekanye ko kandi ibi binyabutabire dusanga mu rusenda bifite ubushobozi bwo kurwanya no gukuraho uburibwe. Ikindi ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko urusenda rugabanya urugero rwa cholesterol mbi mu mubiri ku bantu babyibushye birengeje urugero. Akamaro ka gatatu k'urusenda ku buzima bwa muntu. Urusenda rubamo ibinyabutabire bitandukanye bizwiho guhashya no kurwanya indwara zitandukanye. Urusenda rubamo ibinyabutabire bizwiho gutuma umubiri umererwa neza muri rusange. Capsaicin n'ibindi biyigize bikoreshwa mu gukora amavuta na za pomade zikoreshwa mu kurinda uburibwe, kubabara imitsi n'ingingo. Ibi bivuze ko urusenda runakorwamo imiti. Akamaro ka kane k'urusenda ku buzima bwa muntu. Urusenda ni isoko nziza ya vitamine A n'izindi flavonoid nka beta carotene. Urusenda ni isoko nziza ya vitamine A n'izindi flavonoid nka alpha carotene. Urusenda ni isoko nziza ya vitamine A n'izindi flavonoid nka lutein. Urusenda ni isoko nziza ya vitamine A n'izindi flavonoid nka zeaxanthin. Urusenda ni isoko nziza ya vitamine A n'izindi flavonoid nka cryptoxanthin. Ibi byose biri mu rusenda bifasha umubiri kuwurinda uburozi butandukanye, gusa kandi bishobora kuwangiza mu gihe urwara indwara zikomeye cyangwa se ufite stress. Akamaro ka gatanu k'urusenda ku buzima bwa muntu. Urusenda ni isoko nziza ya vitamine B1 thiamine. Urusenda ni isoko nziza ya vitamine B2 riboflavin. Urusenda ni isoko nziza ya vitamine B3 niacin. Urusenda ni isoko nziza ya vitamine B6 pyridoxine. Ubu bwoko butandukanye bw'izi vitamine B zose zifasha mu mikorere y'umubiri itandukanye, nko kurinda kuba imitsi yakora nabi mu mubiri, mu gutunganya proteine ndetse no gukorwa kw'imisemburo. Akamaro ka gatandatu k'urusenda ku buzima bwa muntu. Urusenda rwifitiye imyunyungugu myinshi nka potassium. Potassium ni ingenzi cyane ku mikorere y'uturemangingo n'amatembabuzi afasha mu miterere y'umutima n'umuvuduko w'amaraso. Urusenda rwifitiye imyunyungugu myinshi nk'ubutare na magnesium. Ubutare nabwo bufasha mu ikorwa ry'amaraso. Ibyo byari ibintu bitandatu bigaragaza akamaro k'urusenda ku mubiri wa muntu, bityo reka noneho dukomereze ku byo umuntu akwiye kwitondera. Ese ni iki cyo kwitondera ku rusenda? Urusenda rubamo capsaicin ituma rukara cyane kandi rukaryana. Iyo waruriye ku bwinshi wumva mu kanwa, ku rurimi cyangwa mu muhogo hokerwa cyane. Capsaicin iyo ihuye n'ururenda rwo mu kanwa, mu muhogo cyangwa mu gifu, ushobora kumva umeze nk'uri gushya. Ibi ushobora kubivura unywa amata akonje cyangwa se yawurute. Aya mata afasha mu kugabanya bwa buribwe binyuze mu kugabanya igipimo cya capsaicin muri rwa rusenda, kandi amata ashobora no kurinda ko bihura yaba mu kanwa, mu muhogo ndetse no mu gifu. Ku bantu bafite ibibazo by'uburwayi mu gifu, cyane cyane ikirungurira, si byiza kurya urusenda kuko rwongera ubu burwayi, bityo nyabuneka nimwirinde. Reka kano gasubiremo kugira ngo tubyumve neza. Ku bantu bafite ibibazo by'uburwayi mu gifu, cyane cyane ikirungurira, si byiza kurya urusenda kuko rwongera ubu burwayi, bityo nyabuneka nimwirinde. Mu gihe wakoze ku rusenda, ugomba kwirinda gukora mu maso. Mu gihe byakubayeho, ugomba gufata amazi akonje ukazajya woza mu maso kuko bigabanya ubwo buryaryate. Reka tubashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho twabaganirizaga ku bigize urusenda, tukamenya ibintu bitandatu bigize akamaro karwo ndetse n'ibyo kwitondera ku rusenda. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tubategurira.
Ikindi kandi wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, kudusobanuza cyangwa kutwunganira kuri iyi ngingo, nyabuneka twandikire muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro tumaze kubagezaho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share maze ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.